yawe muntu utarakanda subscribe hano kandi subscribe ubundi twikomereze na finali ya filime yacu. Niba mwibuka neza ahantu twasoreje kandi twasoje ubwo uyu mukecuru yari amaze guha icyizere Lily amubwira ati rwose humura byose biri buze gucamo, ati uriya muhungu ndaza gutuma abo wawe. Barakwereka Lily nawe yaragiye rwose ari gutembera gutyo abahuye na Chloe arangije amubwira ati wagakobwa we, ese wakekaga yuko uzancika? Ati ejo bundi narakubwiye ngo unshakire ibihumbi 500 by'idolari, ubwo ni miliyoni 5. Ati narakubwiye ngo unshakire miliyoni 5, ese ayo mafaranga uri buze kuyama cyangwa se nze kugenda byose mbivuge mu muryango wo kwa Lewis, byose mbivuge yuko ari we watumye mbashimuta kugeza naho umuhungu wabo yaragiye gupfa? Ati ugomba kunshakira amafaranga yanjye. Wibuke ejo bundi Lily yahaye uyu mukobwa ngo ni Chloe amafaranga, ariko na n'ubu Chloe aracyamugenda inyuma amubwira ati rwose ima yandi mafaranga cyangwa se ngende mutamazi. Barakwereka Lily hano byaramucanze, arangije amukubitayo yari afite aravuga ati fata yo ngayo, ati niyo yonyine mfite. Chloe arangije amubwira ati se urakeka ndibuze guceceka? Ati aya mafaranga umpaye nagahagije. Kumbe ibyo byose uko byabaga barakwereka umukecuru byose yabibonaga. Mwibutsa ko iyi ngiyi ari finali. Barakwereka hano umukecuru akimara kubibona yahise akata yisubirirayo. Ubwo Lily nawe yaje amwirukankaho avuga ati rwose nyogokuru wawe wambonye nabi. Umukecuru arangije avuga ati Lily ntago nakabaye narakwizeye, ati wowe hanyuma y'ibi byose ni wowe wari ubiri inyuma. Ati umuhungu wanjye yaragiye gupfa habuze gato, ese burya ni wowe wari wagambanye? Kubera iki ibi byose wari kubikora? Ati ntago nakabaye naragizwe ikigoryi nawe. Ati kubera iki warushwa umutima n'uriya mukobwa ngo ni Joyce? Umukobwa arangije avuga ati ariko nyogokuru uti ugombe kuba wambonye nabi. Aterega ibi byose nabikoraga kubera yuko nkunda uriya muhungu. Ati kandi urabizi pe nta yindi mpamvu ari gutuma nkora ibi ngibi. Ati ikindi kandi bira byihebe n'ubundi byashakaga Joyce n'ubundi iyaza kubana nande na Lewis bari kumukurikirana bakaba babashimuta mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umukecuru arangije avuga ati wa mukobwa we, ati rwose nugerageze kungira ikigoryi, ati nkaho byose nabyiboneye. Ese urakeka hanyuma y'ibi byose bibaye nakumva? Ati kubera yuko ngiye n'umuryango wanyu twabanye neza, ati ndibuze kukubabarira ahubwo wowe va hano ugende. Ubwo ni umukecuru nyirakuru wa Lewis niwe ubwira Lily gutyo. Lily arangije arapfukama aravuga ati nyogokuru ndakwinginze rwose mbabarira. Ati ibi byose ntago byakabaye byabaye. Umukecuru arangije aravuga ati ndekura ugende, ati rwose ntago nkeneye yuko untera impuhwe. Umukobwa yakomeje hano yinginga umukecuru, ariko umukecuru nagashaka kumwumva umbwire yuko yaba abonye ibi byose bibaye amenye yuko aka gakobwa ariko kagambaniye umuhungu we yarangiza akakababarira. Barakwereka hano umukecuru yakomeje kwishikuza Lily. Murabizi namwe abakecuru baba bifite imbaraga nke. Umukecuru yarazengereye arimo kwishikuza Lily aba yikubise hasi ndetse akubita umutwe kuri borodire. Umukecuru yatangiye kubwira umukobwa ati mfasha. Umukobwa arangije avuga ati nubundi wari wanze kumbabarira, ati nta n'uburyo nari gusubira mu muryango kwa Lewis wa gikecuru we ugihari. Ureba ukuntu uyu mukobwa ari umugome. Aravuga ati nibura nupfa, ati rwose ndaza kuba nyifite amahirwe yo kuba nasubirayo. Umukobwa hano yahise atangira kwiriza nkaho ibi byose bibaye nta ruhare na rumwe abigizemo. Barakwereka hano Lily yahise afata telefone arangije arahamagara. Barakwereka muri ako kanya ntibyatinze umukecuru bahise bamuzana kwa muganga. Gusa nyamara ibi byose ni Lily wabigizemo uruhare. Barakwereka muri ako kanya Joyce ndetse na Lewis nabo bari aho ngaho kwa muganga. Gusa babajije umuganga arababwira ati rero, ati uyu mukecuru birakomeye, ati biraza kuba byiza nibura mumujyanye mu miti ya gakondo y'Abashinwa, ati naho muri ibi bitaro nta kintu nabasezeranya pe. Barakwereka muri ako kanya Lily yari atangiye gutekereza imitwe ari buze kubateka kuko niwe wenyine wari uhari ubwo uyu mukecuru yikubitaga hasi. Ariko twabonye Lily abishyigikiye ngo uyu mukecuru yitabe Imana kugira ngo nibura abone uko asubira muri uyu muryango. Lily yatangiye kuvuga ati ariko mbere yuko umukecuru agiye apfa cyangwa se ahwera hari ikintu yasize ambwiye. Bose barangije baravuga ati none se ubwo icyo ni igiki ngaho tubwire. Yarangije avuga ati rero, ati rwose nyogokuru numvise ari kuvuga izina ry'uyu mukobwa ngo ni Joyce. Ati rero sinzi impamvu yagumaga arihamagara cyane. Ati yarahangayitse avuga ati kubera yuko uyu mukobwa ngo ni Joyce agiye kubana na Lewis, ati nta na rimwe azigera yishima mu buzima bwe. Ubanza rero ibyo ari byo byamurakaje bikamurenga, akaba ariyo mpamvu rwose umukecuru yahwereye. Barakwereka muri ako kanya anti wa Lewis yari agiye gukubita Joyce. Lewis arangije aramufata aramubaza ati ariko se anti urakeka uri gukora ibiki? Anti wa Lewis arangije avuga ati ariko Lewis nta n'ubu koko, ati ntabwo wumvise ibyo riravuze, ati wumvise yuko nyogokuru yahwereye kubera uwo mukobwa none uracyamushyigikiye?
Papa wa Lewis arangije avuga ati ariko se wowe Linda kubera iki uri kubyegereza umutima ubundi ibyo ngibyo wabyizera ute? Hanyuma Lily yakomeje ababwira ati ariko hari n'ibindi uyu mukecuru yambwiye mbere yuko ahwera. Anti wa Lewis arangije avuga ati none se kandi ibyo byo ni ibiki? Ati nabyo bitubwire tubimenye. Uyu mukobwa byose ari kubihimba ariko nyamara twe twabibonye yuko niwe watumye uyu mukecuru agera ahangaha ageze. Barakwereka umukobwa yakomeje ababeshya avuga ati rwose umukecuru yari ahangayikiye ubukwe bwanjye na Lewis. Ati kandi ntabwo yifuzaga yuko Joyce abana na Lewis. Barakwereka Joyce nawe yatangiye kwiriza arangije yegera Lewis aramwongora ati rwose ndabizi nubigire ikibazo. Ati ndi kubibona yuko uyu mukobwa ari kubeshya. Ati ariko natwe reka tumukina agakino. Barakwereka umukobwa hano yatangiye kwiriza arangije avuga ati rero niba uyu mukecuru atabishakaga yuko nguma mu muryango wanyu bityo bikaba byanatumye ahwera kugeza aho yaragiye gupfa, ati ngiye reka mve hano nigendere. Barakwereka Linda anti wa Lewis nawe yahise avuga ati ubwo rero kuva ari ibyo umukecuru yifuje mureke duhite dupanga ikirori cyanyu mwembi, ariko twe turabizi yuko ibi byose riri ari ibyo arimo guhimba ndetse uriya mukobwa ngo ni Joyce nawe ubwe yamuvumbuye. Barakwereka hano Papa wa Lewis yaravuze ati ariko se ibyo ngibyo ni ibiki urimo kuvuga Linda? Ati ibyo bintu wabyizera ngo umukecuru yahwereye avuze yuko aba bagomba kubana? Ibyo se byatuma umuntu agira ahangaha? Anti wa Lewis yakomeje ahatiriza umusore nawe yibutse ibyo umukobwa amubwiye ati reka babanze barebe kubera iki ubundi Lily ari kuvuga ibi byose. Barakwereka muri ako kanya anti wa Lewis yahise abwira Papa wa Lewis ati reka dusohoke aba bombi tubasige bonyine aribo bafata umwanzuro. Barakwereka muri ako kanya Lily yahise yegera Lewis arangije amubaza ati Lewis ese wowe uri kubyumva ute? Ese naba nkubabaje kuba numye Joyce uwari umugore wawe agenda? Umusore arangije avuga ati se ubundi urakiye kuri gukora ibiki? Nagariga ibi ngibi uri gukora byatuma ngiye mbana nawe n'ubundi. Umukobwa arangije avuga ati ndabizi n'ubundi mu mutima wawe erega hibera muri mukobwa ngo ni Joyce, ariko tugomba gukurikiza ibyo umukecuru yasize avuze. Umusore yaramubwiye ati noneho reka tubitega amaso ndebe yuko ibyo binyoma byawe biri buze gukora. Umukobwa hano yasigaye mu bitaro yitegereza umukecuru avuga ati wagikecuru we icyamanuze no gukanguka. Barakwereka muri ako kanya Lewis arimo kugenda hano Joyce yahise amuhamagara arangije amubaza ati se wabonye uriya mukobwa adasa nkaho yabigizemo uruhare kuba uriya mukecuru yaba kuriya? Ati njye ibintu nk'ibi ndabimenyereye, ati ndetse ibintu nk'ibi mama yigeze anabinozaho nka mbere, ati iteka umuntu wakoze icyaha aba arimo kwigaragaza, ati rwose yivamo nta muntu n'umwe ubimubajije. Lewis arangije avuga ati ndabizi neza uriya mukobwa yuko hari icyo yakoze, ati ndetse akaba ariyo ntandaro yo guhimba ibi byose kugira ngo ngiye nawe tubane. Joyce arangije aramubwira ati rero niba uriya mukobwa ashobora kuba hari ikintu yakoze nyogokuru wawe, ati rwose ni ukumumurinda, ati ndetse tukamwumvisha yuko rwose ibintu byose wabyemeye, ati ikindi nanjye ndaza gusigara ndi kwita ku mukecuru, ati ndetse turajya kumuvuriza ahantu uriya mukobwa adashyika kuko niba ari we watumye abakuriye ashobora no kuba yamwica. Barakwereka feri ya mbere hano Linda we yabishyushyemo kuva yumvise yuko noneho Lewis yemeye kuba yabana n'uyu nguyu Lily, yahise aza no kubashakira hoteli hano baza kuba barimo. Hano byose bakomeje babivuganaho barangije barabaza Lewis ati se Lewis wowe urabyumva ute? Gusa Lewis yakibuka ibyo yavuganye na Joyce akababwira ati rwose ngiye nta kintu bintwaye, ati ibintu byose mubitegure n'ubundi ndibuze kubyisangamo. Barakwereka Joyce yafashe umukecuru ajya kumuvuriza ahantu kure ndetse na wa muganga w'umushinwa bari bamuzanye ariko umuha imiti amubwira ati rwose mu minsi mike uyu mukecuru araza kuba akize. Barakwereka muri ako kanya Lily yahise ahamagara Joyce arangije aramubaza ati se Joyce bimeze bite? Ntabwo se uri buze kumferesita si wari warabivuze? Joyce arangije aravuga ati ariko ngiye n'ubundi nta kibazo mfite ndibuze kuza. Lily atangira kumucyura amubwira ati rega n'ubundi nahe narabikubwiye kandi ni we wiyemereye rwose ngo uzanwerera ndetse uzama n'impano, ubwo rero ndakeka uri buze kubikora udashidikanyije. Icyo Lily atazi nubwo ari gukora ibi byose ni uko Lewis ndetse na Joyce bamupangiye. Joyce yakomeje amwumva kumbe mu kujya kubona abona ukuboko k'umukecuru kurijunguje ahita amenya ko ubwongo bw'umukecuru yavuye muri koma. Arangije amubwira ati humura ku bukwe bwawe ndibuze kuza. Lily nawe ati rwose uze kuza ndibuze no kuguha amahirwe yo kumbera marene nawe ukaba wagendana na Lewis kuri tapi itukura. Barakwerekana ibyatinze ku munsi w'ubukwe umukobwa yarahageze, abari aho mu bukwe batangiye kujujura bavuga ati uriya si Joyce ra, ati si bari baramwirukanye muri uyu muryango bitewe nuko aturuka mu muryango w'ibyihebe, ati rwose kari agakobwa n'ubundi ntago kari gakwiye kuba kaba umukazana wo muri uyu muryango, ati umuntu wari ukwiye ibi wenyine ati ni Lily nta wundi.
abakobwa bari aha bakomeje bavuga nabi uyu mukobwa ngo ni Joyce ndetse na anti wa Lewis nawe akungamo avuga ati rwose n'ubundi umukazana wacu twirereye n'uyu nguyu, icyo atazi nuko uyu mukobwa ari ikishi ndetse ari nawe watumye uriya mukecuru agwa muri koma. Gusa ubu ngubu twasize umukecuru akaboko ke kijunguje, sinzi niba yakize cyangwa se akiri muri koma. Barakwereka riri hano yakomeje acyurira uyu mukobwa ngo ni Joyce amubwira atariga n'ubundi nari nabikubwiye ati kandi ntago ari njye waguhatirije ngo uvuge yuko uzaza kumfelicita, ati nibura uyu munsi naguhaye amahirwe yo kuba waza mu birori byanjye, ati wasanga iyo utari wowe wabanye na Lewis utari no kunyemerera ko nza mu birori byawe. Umukobwa gusa hano aracecetse nta bintu byinshi arimo kuvuga. Barakwereka Joyce nawe yakomeje abitegereza yumva uburyo barimo kumucyurira, ariko nanone yisekera ntabwo tuzi ngo ni icyahagazeho cyangwa se n'ikiyizeye. Barakwereka muri ako kanya barahamagaje ngo umusore aje, Joyce nawe ahita avuga ati surprise. Kumbe barakwereka riri nawe hano akibona yuko umukecuru aje yahise atungurwa ndetse agira n'ubwoba, mwibuke azi ibyo yakoze. Barakwereka abantu bose bari aho barumiye bavuga ati uriya mukecuru twari twumvise yuko yenda gupfara. Barakwereka anti wa Lewis nawe yaravuze ati mama ntago nari mbizi rwose yuko uri buze kugera aha, ati rwose umukobwa wawe niwe wabigizemo uruhare riri kugira ngo rwose ukire. Umukecuru arangije aravuga ati ceceka, ati iyo usa wamenyaga umuntu urimo gushimagiza uwo ari we, ati uwo mukobwa ubona aho ngaho niyo rwose watumye ngira aha ngaha, ati uwo mukobwa nyuma yuko akodesheje amabandi ngo ajye gushimuta Lewis ndetse na Joyce ntabwo byari ibyo gusa, ahubwo yari agiye no kunyica ubwo nari mubonye ko ari gukora ibyo ngibyo cyangwa se kari kuvugana n'amabandi, ati rwose uwo mukobwa yagatewe n'ipfunwe n'ibyo yakoze, none arahangaha aratekereza yuko yaba umukazana wo mu muryango wacu, wakabaye ubura ukava aha ngaha. Abantu bose bari aho ngaho bumiwe bayobewe ibyo umukecuru ari kuvuga ibyo ari byo. Barakwereka riri nawe yarasebye ndetse hano anti wa Lewis ni wowe wamwizeraga cyane, aramwitegereza ababaza ati riri ibyo bari kuvuga ni ukuri? Riri yarasebye rwose n'ikimwaro cyinshi atangira kuvuga ati anti rwose nagusobanurira, ati byose nabigusobanura uko byagenze. Muri ako kanya akibona yuko riri asa nk'uri kubyemera ahita amukubita aravuga ati riri ntago wagakwiye no kunsobanurira, ati gute wari gutinyuka gukora ikintu nk'icyo? Riri arangije ati ariko ibyo nakoze byose ni ukubera yuko nakundaga Lewis, ati rwose nagombaga kuba nabikora. Barakwereka muri ako kanya riri yaje gupfukama imbere y'umukecuru ngo amusabe imbabazi, ariko sinzi nawe niba ari wowe wababarira uyu mukobwa kugeza n'ubwo uyu mukecuru yari agiye gupfa akamusaba ubufasha uyu mukobwa nabumwe. Barakwereka umukecuru yahise amusunika avuga ati rwose burava muri uyu muryango, ati ntago wakabaye uri aha ngaha. Barakwereka muri ako kanya Joyce nawe yaramubwiye ati wa mukobwa we na mbere hose rwose nari narakubwiye yuko ikirori cyawe nzagitaha, ariko n'ubundi nagitashye gusa nuko nakizanyemo na polisi. Barakwereka muri ako kanya yahise amuhamagarira polisi, zirangije ziramutwara. Umukecuru hano nawe yasigaye yakozwe n'isoni kubona disi umukobwa yangaga yuko yinjira mu muryango we, ariwe mukobwa wamwitayeho ndetse akajya kumuvuriza ahantu kure, ku buryo uriya mukobwa ngo nirire atari kumubona, kuko iyo amenya yuko ari gukira yari gushaka nk'ibirozi akamuroga kugira ngo rwose uyu mukecuru atazaza ngo byose abivuge. Barakwereka hano Lewis ndetse n'umukobwa, umukecuru yahise abahuza. Umukecuru arangije afata igikomo kigaragaza yuko ariwe ukuriye umuryango wo kwa ba Lewis, ahita acyambika uyu mukobwa. Umukobwa arangije arikanga aravuga ati se ibi ngibi bivuze iki? Umukecuru arangije amubwira ati wa mukobwa rwose ni wowe uzansimbura mu muryango wacu, ati maze kubona yuko ufite umutima ukomeye, ati nkurikije ibyo nagukoreye ndetse n'inyiturano wamaye, ati ndetse nkakurikiza n'ibyo wakoreye umuhungu wanjye, ati rero iki gikomo ni wowe ugikwiye pe. Bivuze ngo uriya mukecuru yemeye ko Lewis ndetse n'uyu Joyce babana. Wibuka ariko Joyce yari amaze iminsi adashyika iwabo, yageze iwabo ari kureba igikoma cyishimiye asanga nyina aramutegereje. Arangije aravuga ati wa gakobwa ipfukama aho ngaho, ati urakeka umaze iminsi uba hehe? Umukobwa yahise aza gupfukama imbere ya mama we. Nyina arangije aramubwira ati se urakeka nazi ibyabereye mu kirori cyo kwa Lewis? Ati ibintu byose umaze iminsi ubwira anko wawe ngo azambeshye. Umukobwa arangije aravuga ati mama nturakarire Henry rwose. Nyina ati rwose ntabwo ndi buze kumurakarira nk'uko bivuze, ati ahubwo ni wowe wo kurakarira. Gute watinyutse gusubira muri uriya muryango kandi nari narakubujije? Nakubwiye yuko abantu b'abanyamashuri rwose nta kuri bagira, ati ndetse banabeshya, ariko wowe uratinyuka urahamenyuza ujyayo. Ati gute rero watinyuka kuza kuvugira imbere yanjye? Umukobwa arangije avuga ati ariko mama, ati rwose nyirakuru wa Lewis, ati yanyemereye yuko njye na Lewis tubana, ati ndakwinginze nawe biha umugisha. Nyina arangije amubwira ati Joyce
ibyo bintu ntabwo nabyemera habe na rimwe. Ati njye ntabwo nkeneye umuntu wo mu muryango wo kwa Lewis yuko aza ngo mubane, ugomba kuguma aha ngaha nkagushakira umugabo rwose ugukwiriye akaba ari we mubana, hanyuma kari agasore k'akanyamashuri rwose ko ntabwo natuma mubana. Barakwereka Henry nawe yaje ari kubyumvisha mama wa Joyce amubwira ati ariko se koko ntabwo ari kubarika bakabana niba n'umukecuru yabyumvishe. Mama wa Joyce aravuze ati Henry nuze kumatiriza, ati ibyo uriya Trent papa wa Lewis yankoreye ndabizi, rero bisa nkaho ari byo bashaka kuzakorera umukobwa wanjye. Ati kandi nta kintu kibi natuma kiba ku mukobwa wanjye. Ati ubundi ugomba kubana n'umuntu muri kuri level imwe. Wibuke yuko abangaba nubwo nabo kugeza kuri ubu bafite company ndetse bari no kugerageza kwiyubaka, ariko ntabwo bagira amafaranga ngayo kwa Lewis. Kwa Lewis bo n'abanyamafaranga kuva na kera, ni imitungo baba baratunze by'igihe kinini. Barakwereka hano umusore yari yahamagaye umukobwa amubura, nyirakuru arangije amubwira ati ndabizi Rora yamufungiranye ndetse ntabwo ashaka yuko agira. Ati ariko ntuhangayike, ati rwose ngiye kujyayo mvugishe Rora, ati ari buze kumumereza cyangwa se ari buze gutuma we nawe mubana. Arangije abwira Linda anti wa Lewis ati wevayo noneho tujyane kwa Rora. Anti wa Lewis arangije avuga ati ariko se mama byari bikwiye yuko tujya kwa Rora koko, uriya mugore ntago bizi nta nubwo uzi ibyo wamukoreye. Arangije amubwira ati arega Rora naga akimeze nk'uko yari ameze imbere, we wabonye atarahindutse. Ati rwose ndabizi yuko ari buze kubyumva. Ati ikindi kandi mfite kumusaba imbabazi ku byo namukoreye, bityo bitaza kugira ingaruka ku mwana we cyangwa se ku mwana wacu. Barakwereka Lewis bamushyize aha ngaha, umukecuru ubwe murabizi n'ukuntu yiyemeraga, ariko nibura yemeye kujya gusaba imbabazi umuhungu we ndetse n'umukobwa wa Joyce ngo babane. Barakwereka muri ako kanya Joyce we nyine Rora nk'ibandi uburyo aba yihagarariye ndetse ari gukubita bamwe mu bapagasi be. Muri ako kanya baje bamubwira ati rwose wa mukecuru wo kwa Lewis ari hano. Rora arangije avuga ati wa gikecuru we gute utinyuka kwinjira mu rugo rwanjye. Linda arangije avuga ati Rora ati rwose ucunga umunwa wawe, gute watinyuka kwita mama wanjye gutyo ngo ni igikecuru. Barakwereka hano nyirakuru wa Lewis yatangiye gusaba imbabazi avuga ati Rora ati rwose mu by'ukuri wakanyumvise kuko ni hano kubw'abana bacu twembi. Rora arangije aravuga ati arega njye umwana wanjye mukuremo, ati umwana wanjye wimushyira muri famiye yanyu rwose. Umukecuru arangije avuga ati Rora ati rwose ibyo nagukoreye cyangwa se ibyabaye hagati yawe na Trent ati ntabwo byakagize ingaruka hagati y'aba bana batoye. Ati nibura mwe niba mwarabuze amahirwe yaharire abana bato. Rora arangije avuga ati bara abakecuru basohore bava aha ngaha. Umukecuru arangije avuga ati Rora iburetse kunsohora gato nkubwire. Ati rwose ntugire ngo ni ibyo ngibyo gusa byanzanye aha. Ati narinje aha ngaha kugira ngo ngusabe imbabazi mu byabaye mu myaka 30 ishize. Ati rero nshiye bugufi imbere yawe ngusabye imbabazi ku byo nagukoreye nkatuma utabana na Trent. Ati ndetse kugeza izi saha yaba wowe yaba nawe muracyabyicuza. Ati rero sinyeka yuko uri buze gutuma umujinya wawe kwigarura ngo utume n'umwana wawe azabaho yicuza imyaka nk'iyo nawe umaze wicuza. Rora hano yabitekerejeho yumva rwose ibyo uyu mukecuru ari kumubwira nibyo. Arangije amubwira ati ngerekane igendere, ati rwose ibindi mbigusize mu biganza, ati ni wowe ufite icyo uri buze kubikoraho. Barakwereka muri ako kanya umukecuru ataragenda Rora yahise amubwira ati ariko se uri seriye ku bintu uri kuvuga. Umukecuru arangije aravuga ati cyane rwose, ati ikindi kandi nunyizera ukama umukobwa wawe akaza mu muryango wacu, ati nzamwitaho ndetse nzatanga n'inkwano zose muzansaba. Rora arangije aravuga ati se niba uwo musore wawe koko azita ku mukobwa wanjye kubera iki utamureka ngo ari we uza yivugira ibyo. Ati uwo musore wawe uze kumurika aba ari buza hano noneho abinyemeze cyangwa se ubundi byose birangire batabanye. Barakwereka muri ako kanya Joyce yari ari aha ngaha ari kumwe na mama we Rora ndetse na Henry aba ari aho ngaho na ya mabandi yandi iwabo. Barakwereka muri ako kanya bari kuvuga ati cyangwa ka gasore katinye ntago kari buze kuza. Umukobwa arangije avuga ati ariko mama murazi natwe izina dufite ntago ari ryiza cyane. Ati buri muntu wese rwose utari bandi yatinya kuza kwinjira aha ngaha. Barakwereka muri ako kanya umwe mu barinzi yaraje ababwira ati rwose wa musore aje kumba umusore nawe kumenya yuko aje mu muryango w'amabandi yaje yambaye neza nk'ibandi. Umukobwa hano yaramurebye arumirwa aramuyoberwa, araza aramubaza ati ariko se Lewis noneho iki cyango wambaye ni cyango nyabaki. Umusore arangije amubaza ati none se uri kubona nambaye neza cyangwa bari buze kunyirukana iwanyu. Umukobwa arangije amubwira ati cyane rwose wambaye neza, uko nguko niko mama aba bikeneye. Barakwereka muri ako kanya Rora yaravuze ati wagahungu gatoya we, ati egera hano imbere nkubaze.
Umusore arangije avuga ati cyane rwose nabumvise, ati ndetse niteguye gukora icyo muri bunsabe cyose kugira ngo mumpereze umukobwa wanyu. Rora arangije avuga ati wikoresha ayo magambo yo kuma ibyubahiro, ati rwose ugira ngo ibyo ngibyo biri buze gutuma nk'umukobwa wanjye, ati ntabwo gutwara umukobwa wanjye ari ibintu byoroshye. Barakwereka muri ako kanya bari bagiye kumuha ibizami. Wibuke na mbere hose uyu mugore ngo ni Rora akunda kuba yamuha ibizami, wibuke na mbere yigeze kuba yamushimuta bagira ngo barebe koko akunda uyu mukobwa we. Barakwereka hano umukobwa yabaje mama ati ariko se mama ibi bintu byari ngombwa, ati izi nzoga kari nyinshi urabona yazinywa. Umukobwa arangije amubaza ati Lewis ntabwo ari ngombwa kunywa izi nzoga zose. Lewis arangije aramwongora ati we ntugire ikibazo ariga, ati rwose nazanye bya binini bituma umuntu adasinda, ati rero ngiye ntungireho ikibazo. Umukobwa nawe yahise avuga ati uyu muhungu noneho ndumva ibintu byose yabiteguye, ati ubanza ari buze kwemeza mama. Barakwereka kumbe hano Lewis yaje yashyirishijeho na tatuwaje. Umukobwa yararebye arumirwa aravuga ati mana yanjye biriya bintu ko nabyo narinzi, ati kuva ryari Lewis afite tatu. Barakwereka Henry nawe yegereye mama w'umukobwa arangije aravuga ati ka gahungu ndabona noneho kayikuruwe, ati uzi ko gafite na tatuwaje se. Barakwereka umusore yaje ahangaha rwose batangira kumuha ikizami cyo kunywa inzoga. Murabizi namwe abantu b'ibyihebe nta kindi kintu bakugeragerezaho ngo barebe yuko uri umuntu wa danje. Arakwereka umukobwa hano yari ahangayitse, Lewis nawe atangira kunywa inzoga bamuhaye umuntu baza guhangana hano kugira ngo namutsinda aze gutwara uyu mukobwa bitagoranye. Barakwereka abandi bari aho batangiye kugenda bafana, ariko Lewis ndetse na wa mugabo wundi umwe mu byihebe bakomeza banywa inzoga nyinshi. Barakwereka basaga nkaho amacupa yose babahaye ashize. Agasore karaha karangije karavuga ati rwose Lewis, ati uri uwa mbere pe, ati umukobwa bamuguha umutware kubera yuko uramukwiriye, ati n'ubwa mbere nsangiye n'umuntu tukanywa inzoga zigeze ahangaha. Lewis ubwo zari zatangiye kumugeramo, ati se ubwo urazi banga nakoresheje, ati rwose dore ngiri, atangira kwivamo aravuga ati rwose dore ngibi ni ibinini nakoresheje bituma umuntu adasinda, ati none se wari uri kumva ngiye nanywa inzoga zingana gutyo. Abari bari aho bazi ngo disi umusore uri hano arashoboye. Umusore yivuyemo, umukobwa arangije aravuga ati mbega umusore w'ikigoryi, ati nta nubwo yabasha kwifata koko ngo ahishe ibanga ryiwe. Mama wa Joyce yarabirebye nawe aravuga ati kiriya gihungu kikagerageza kunyinisha. Arangije amubaza ati none se iyi tatu ko imeze neza. Umusore ahita amubwira ati iyi tatu se, iyi tatu arega nayo ntabwo ari iya nyayo, nuko naje hano ngira ngo mbemeze nyine nabyo nkabisigaho, naho undi iyi nayo ntabwo ari tatu ya nyayo. Umukobwa yahise avuga ati uriya muhungu ni ikigoryi pe, ati ibintu byose arabyangije, ati kandi ikizamini bari bamuhaye yari agitsinze. Hano barakwereka Rora mama wa Joyce yahise umujinya umwica avuga ati kara gahungu karagerageza gukina nanjye. Umusore arangije avuga ati ariko se mwumvaga ibi byose ndi bubishobore, ati ndumva naninaniriwe. Inzoga zamaze kumugeramo. Barakwereka muri ako kanya yahise ahwera. Rora arangije avuga ati Joyce uwo niwe umuhungu wanzaniye, ati rwose akaba ari kugerageza kunyinisha, ati ibi ngibi byose birarangiye, ati nibamuzirike cyangwa se ave hano ameze nabi. Umukobwa akomeza yinginga mama wavuga ati ariko mama ntabwo mugomba kumukora ibi byose. Nyina arangije avuga ati ahubwo ntanamwica, ati gute agerageza gukina nanjye, ati niba ari ukunywa inzoga ntabwo yagombaga gufata biriya binini, ati ndetse ngaze yanishirishijeho tatu, ati rwose kugira ngo anyemeze, azi ko ngewe hari umuntu ujya unyemeza. Mama wa Rora barakwereka hano mama wa Joyce yafashe icyuma. Joyce arangije amubaza ati mama ibyo ni ibiki ko mbona ufashe icyuma, ikindi kandi Lewis ukaba wamuziritse. Barakwereka Rora hano yaravuze ati wagahungu, ati ni byiza noneho ko inzoga zigushizemo, ati gute watinyuka kuza gukina hano imikino nanjye. Ubwo ni mama Joyce urimo kubaza hano Lewis. Lewis nawe yahise amenya yuko bamuvumbuye ndetse yanivuyemo ubwo inzoga zari zamugezemo. Mama Joyce arangije avuga ati ngiye sinitaye ko uri we, ati nubundi nta munyamashuri uvugisha ukuri, ati hanyuma yuko ubeshya umukobwa wanjye nanjye waje kumbeshya hano umugore agiye kumukubita icyuma. Umusore arangije avuga ati ariko buretse, ati wenda icyo cyuma cyabuze kukinira, ati ariko numvaga ibintu byo kunywa inzoga cyangwa se bya tatuwaje atari byo by'ingenzi. Rora arangije amubaza ati none se uratekereza yuko icy'ingenzi ari iki? Ni ukugenda ubeshya abantu bose ndetse n'umukobwa wanjye? Umusore arangije avuga ati ariko icy'ingenzi ni uko umukobwa wawe mukunda, ati kandi nakemera gukora buri kimwe cyose kubwe. Umusore hano yamubwije ukuri, ati nubwo naje nanyweye ibinini byo kugira ngo nasinda, ati ndetse nkanishyiraho izo tatuwaje, ati ariko nibura umukobwa wenda mukunda. Barakwereka Rora hano yabitekerejeho, atekereza n'ibyo nyirakuru w'uyu musore yamubwiye, yumva kuko aba bana agomba kubareka bakibanira.
yahise amubwira ati rero wa musore ndakwizeye kuri iyi nshuro ati nguhaye umukobwa wanjye ati ariko nugerageza kumuhemukira ati none iki cyuma ntago nzagitera ngo gice imigozi ati ahubwo nzagikubita gifate mu gatuza kawe. Barakwereka Desano umukobwa yabonye yuko mama we yisubiyeho ndetse n'umusore bombi barangije barishima. Barakwereka ibyacu ntibyatinze ubwo imiryango yose yari imaze kubyemera nta kindi cyari gukurikiraho usibye ibirori byo kugira ngo bombi babane noneho byemewe ndetse n'abantu bose babizi. Barakwereka amabandi yari yaje hano mu rugo yicaye ku ruhande rwayo ndetse n'umuryango ko ari wisi wicaye ku ruhande rwawo ndetse ubwo nuko nguko byagenze kugira ngo umuryango wo mu bakire bakomeye cyane bashyingire umwana wabo w'umuhungu bamushyingire umukobwa wo mu mabandi. Barakwereka hano umukobwa yaraje ndetse yambaye neza ari kumwe na mama we. Wibuke uyu mama w'uyu mukobwa nawe yigeze gukundanaho na papa wa Lewis na mbere hose papa wa Lewis nawe yaje amuhagarara iruhande ariko na Laura mama wa Joyce nawe amuhagaze iruhande. Ubwo ibyaririwe byari byarangiye n'ubundi bamwirukanye nawe ukiri muri uyu muryango bari ahangaha bombi kugira ngo bacyuze ubukwe bwabo. Barakwereka muri ako kanya papa wa Lewis ndetse na Laura nabo batangiye guterana amagambo nk'abantu bigeze kugacishaho na mbere. Hano Laura yari ari kubwira umukobwa ati mwana wanjye ati ntakubwira nabi ati uzahita uva muri urwo rugo wigarukire. Papa wa Lewis ati ariko se nuko wakabaye utoza umwana. Laura ati none se umwana ko ari uwanjye ati mba ngomba kumutoza ibyo nshaka. Barakwereka muri ako kanya uwari ari ahangaho nka MC nawe yarabasezeranije ndetse arangije asezerera papa wa Lewis ndetse na mama wa Laura. Arangije abaza Lewis ati se wakemera ko uyu mukobwa ngo ni Joyce aba umugore wawe? Arangije abazana Joyce bombi barabyemera ndetse nta no gushidikanya. Mama w'uyu mukobwa yabonye ko nibura umukobwa we ibimubayeho we bitigeze bimubaho ndetse na papa wa Lewis agenda avuga ati umuhungu wanjye rwose andusha gufata imyanzuro ndetse aranandenze. Inahangaha filime yacu uyu munsi irangiriye. Bye bye, ndabakunda cyane, mukande subscribe ubundi duhurire mu zindi zikurikira.